ngo binangira umutima baraceceka. Yesu abazwa nuko binangiye umutima. Umva amakuru ngiye kuguha. Yesu ababajwe nuko abantu binangiye umutima. Abari kugira neza ntibabikoze, afite ubushobozi ntabyo bakoze, abari kugira amahirwe ntayo baguhaye, abari ntacyo bakumariye. Yesu ababajwe nuko abantu babiretse. Ngo Yesu arababara abona ukuntu binangiye imitima. Binangiye imitima ntibakugezeho. Abarozi barakomeje, bagambanyi barakomeza, indwara zirakomeza, ibyago birakomeza. Nukuri baraceceka kandi bamusanze mu rusengero. Ubabariye abandi bagombye gukirira. Imana itugirire neza, Imana igutabara, Imana ikurengere, Imana ikwambika imbaraga. Ngo bose binangira imitima, bose bihagararaho, bose bikora uko babishaka, bose bigenza uko babikeneye, bose bitwara uko kuntu. Ngo ariko Yesu biramubabaza kuko abantu binangiye umutima. Amahoro, amahoro, amahoro nshuti zatubagiraneho bwuzu TV TUT. Ndabakunda cyane, ndimo ndabona ibyo mugenda munyereka. Imana ibatabara, Imana ibarengera cyane, Imana ibakora imirimo ikomeye. Hari uwampaye ubuhamya mbwira ngo Imana yaramwonamuye, mbwira ko Imana yamukijije. Nawe hari abafite dayimoni itera ubumuga ikamuzonga, bose Imana irabatabara ikabaha umugisha. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Imana ibambike imbaraga, Imana ibarengere, Imana ibatabara. Ni kwa kundi njya mbabwira ntumva Imana niyo nkuru. Turi mu cyumweru twise ngo ni fire week. Amaraso ya Kristo agira icyo ahindura ku buzima bwawe. Dokomelianda serbo fata andiwe kos itirikola mandai before. Amaraso ya Kristo akuza umwuka wera. Amaraso ya Kristo yaciye inzira. Amaraso ya Kristo yaduhaye icyerekezo. Abari kuratwigiza hafi, batagiraga ijambo aduha ijambo. Twari kure y'amasezerano, nta byiringiro by'ibizaza, twari kure y'amahirwe, ariko amaraso ya Kristo atwigiza bugufi, aduha guhumeka n'ubwo. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Muri abantu b'igiciro ku buzima bw'isi yose, muri abantu Imana yahamagaye, muri abantu Imana ikunda. Hateri koria mosita labasando mene pai aziele fola le hands indi wikoli mande ndi imbere la kopetas fitiele has riele hosimandi tekapata musandale laba. Aho nababwiye ngo Yesu yinjiye mu rusengero. Yesu yinjiye mu rusengero abonamwe umugore. Umugore utambaye neza nk'abandi, umugore udahetse, umugore utari muririmba akaririmba ariko afite ikibazo cyo guheta mu mugongo, atarabitewe n'imvune z'imirimo, atarabitewe n'umugabo wamukubise, atarabitewe nuko yahurutse kuri etaje ngagwe, ngahubwo arabitewe n'inkenya yitwa dayimoni iteza ubumuga. Niyo mpamvu nababwiye ngo Uwiteka yirukana ikibitera. Dayimoni iteza urushako rubi, iteza ubumuga, iteza urwangaro, iteza guhagarika umutima. Dayimoni guteza kuri wowe. Ngo Yesu yitegereje mu bantu mu rusengero abona nk'umugore. Nawe Yesu yitegereje mu isi yose abonemo wowe wahetamye. Lango ya maseri pai di foskete and lima try endele kopi fozisa. Ngabona nk'umugore. Cyo cyigisho ntabwiye umunsi duheruka kubonana. Abona nk'umugore, ariko umugore umeze gute? Uhetamye umugongo, atarakubiswa, ataraguye, atarahuze n'ikindi, ahubwo hari dayimoni yaje yigira muzima, yihisha muri we ndetse itura hafi ye. Ngo ariko dayimoni uteza ubumuga yaramugumyemo. Aterana imyaka 18 mu rusengero. Amasabato wayabara, bara amasabato 52, ukube n'imyaka 18, na amasabato hafi 600 na yose ayazamo, ariko agihetamye. Ngo ariko umunsi umwe tapi for ya hota azemande taya. Abakurikiranye tubagiraneho ubwo TV, ndababwiza kuri kino cyumweru n'ugutwika imbaraga mbi dukoreje amaraso ya Yesu, n'ukwirukana ikibitera, n'ugufatamira ikibizana, tugahonda hasi mpaka. Ni cyumweru cyo gukira indwara, ni cyumweru cyo kubohoka, ni cyumweru cyo kwinjira mu masezerano, ni cyumweru cyo gufatamira imigambi y'abadayimoni, ni cyumweru cyo kwereka Satani ko ntacyo amaze. Ngo Yesu yinjire mabona umugore.
reka dusenga Imana mbabwira ijambo ry'uyu munsi ngo ariko abona nk'umugore utaravunwe n'inkoni yakubiswe, utaravutse amugaye, utaravutse ari uko ameze, ahubwo dayimoni kabutindi ijya ku ruhande yikinga akantu ngo marayika yihisha abantu. Dayimoni yigira marayika w'umucyo, yigira marayika w'ibyiza, ngo yishyira ku ruhande ngo ari guteza ubumuga. Burya Yesu amukiza umugongo yari kurwara akaguru, yamukiza umugongo akarwara ikindi kintu, yamukiza kunamuka akamuteza ikindi. Ariko ngo Yesu akibona arabanza cyaha dayimoni. Imana icyayi gitera ibyago mu rugo rwawe, Imana icyayi gitera ibibazo mu rugo rwawe, Imana icyayi kikuru mu rugo rwawe, Imana irwanya ikirwanya amasezerano yawe, Imana itera ikibuza gahunda mu rugo. Imana nyiri cyubahiro, turagushimiye kumwe natwe ahangaha kuri TUT, kandi uri mu ruhande rwacu. Oh hallelujah, ziwataye mine hall. Ndagushimira Mana ko turi mu cyumweru cy'igitangaza, turi kwakira imigisha gukomokaho, turi mu gihe cyo gukizwa n'amaraso yawe, tugakira ibikomere Satani yaduteje, tugakira ingaruka za Satani. Nsengeye umuntu wese wumva iyo audio, n'uwo bazayisharinga, n'uwo bazayumva iyi video, n'uwo bazayisharinga, n'uwo bazayi muri wazumva imbaraga z'igitangaza zimanukiye mu bwonko bwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ndabashuje rero ntangiye kubasuhuza babwira ngo ni pastor bakunda cyane, muri nshuti zanjye tumaranye iminsi muri amasengesho. Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde, kandi nimwe turi kumwe. Reka mbabwire senga, hari ikibitera. Rero ubu kano kanya noneho hari ijambo nkuzaniye rikomeye. Nkuzaniye irihe rero? Nkuzaniye ijambo rikomeye. Noneho ngo Yesu yongera ajya mu rusengero. Wakwibaza impamvu muri iyi minsi ndi kwibanda abantu yakije abasanga mu rusengero. Nuko hari abantu baruhiye mu nsengero, hari abantu baruhiye mu makorari, hari abantu baruhiye mu itorero, hari abantu baruhiye mu nsengero nyinshi cyane, hari abantu barushye ukuntu kudasanzwe, hari abantu barushye mu buryo buteye ubwoba, hari abantu bameze ukundi kuntu ariko barushye mu buryo budasanzwe. Hanyuma rero nagira ngo dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana, mbabwira ngo Yesu abagire neza cyane, Yesu abatabare. Hari abantu baruhiye mu murimo, hari abantu baruhiye ahantu hatandukanye, hari abaruhiye mu makorari, hari abaruhiye mu budiyakoni, hari abaruhiye mu buhanuzi, hari abaruhiye mu kinimba, hari abaruhiye mu butayu, hari abaruhiye mu magambo meza y'Imana, hari abaruhiye mu kubara amaturo. Yesu kuki muri iyi minsi numva amatwa ko gusengana nawe ubabariye mu rusengero? Reba imyaka ukirijwemo, reba imyaka uhagararanye n'Imana, reba imyaka wabanye n'Imana, ariko uyu munsi urahetamye. Uyu munsi hari ibyakuburije amahoro, munezero nturaboneka, ubuzima ntiburaboneka. Sinzi impamvu Imana yashimye ko nganira nawe usanzwe mu rusengero. Uyu mubyeyi yakoze amasaha atarenga 800 amasaha atarenga 800 traba setaramandeko yasi amasabato arenga 600 hari, kuko ni sabato 52 ukakuba n'imyaka 10, imyaka 10 15 50, fata 5 ni 300 renzaho n'undi umwe, imyaka yose agenda yunamye kuko uyu munsi uririmba hari bikunamishije ngo ariko Yesu abona hari dayimoni bitera. None n'uyu munsi naho nkuzaniye undi Yesu yasanze mu rusengero. Amavuta aravuga ngo hari umuntu wabarira naho abandi baruhukira, hari umuntu urwarira abandi banezerewe. Amagambo aravuga muri Mariko bice 3 aho tubona ijambo ngo Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Bavuze benshi ntibavuze ariko twivuga unyunyutse ukuboko. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Yongera bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamuregaho. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arabaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera, abararanganya mw'amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe, arakurambura kurakira. Uwo mwanya Abafarisayo barasohoka bigira inama n'Abaherode ngo babone uko bazamwica, ariko ngo Yesu arasohoka
karahava. Urumva Yesu yongeye kujya mu rusengero. Abakurikiranye tubagirane ubwuzu TV, Yesu yongera kujya mu rusengero. Ntiyagiye mu isoko, ntiyagiye mu kabari, ntiyagiye mu kazarusenge, ntiyagiye kwa Zakayo, ahubwo yongera kujya mu rusengero. Hari abantu baruhiye muri korari, hari abantu baruhiye mu ndirimbo, hari abantu baruhiye mu kubwiriza, hari abantu baruhiye mu kubyina, hari abasonzeye mu muhamagaro, hari abapfanye ubuhanuzi, ariko yongera gusubira mu rusengero. Tubagiraneho ubwuzu TV, twabatumweho ngo mwaruhiye abandi baruhukira, murwariye abandi bakirira, mubariye abandi banezerewe, ngo yongera kubasanga mu rusengero. Hari yaremesando taye bayikofa ayizo yongera kujya mu rusengero. Umugore uhetanye umugongo ni mu rusengero, unyunyutse ukuboko ni mu rusengero. Nzababwira n'undi mu rusengero ngakiza n'abandi benshi, ariko twabonye umwe ngo ahageze ngo abafarisayo ngo bashaka kumugenza, baramubwira ngo mbese amategeko ngo yemera ko umuntu yakira. Babaza se biremera ko umuntu yakira? Ngo Yesu arabareba, nawe abaza ati se mbese amategeko arabyemera? Ngo barangije baramwihorera, ngo Yesu arababara cyangwa baramwihorera, ngo Yesu arabara kuko binangiye imitima. Erega ntawe ushaka gukira, arashaka uhora uri imbataye, arashaka uhora uri isuzugurwa, arashaka uhora urwara. Barinangiye nyine. Ninde ukeneye kukira se? Ninde ukeneye kutabarwa se? Ninde ukeneye ko wabona akazi se? Ninde ukeneye ubukwe bwawe se? Ninde ukeneye amahirwe yawe se? Ninde ushaka ubuzima bwawe se? Ninde ushaka ko watabarwa se? Banangiye imitima. Ariko amaraso ya Yesu muri kino cyumweru tubagiraneho ubwuzu TV, turi mu masengesho y'iminsi 7 avuga ngo amaraso ya Kristo arakora. Haleluya. Binangiye imitima nyine. None se ukuri amafaranga ntinangiye umutima? Bene wanyu wasuye baragusura ntibinangiye umutima? Abo hagiriye neza abantu ntibinangiye umutima? Yesu arababaza, arababwira ati ariko mfite ikibazo kimwe, mbese amategeko yemera ko dukiza uyu muntu? Ngo binangira umutima baraceceka. Yesu abazwa nuko binangiye umutima. Umva amakuru ngiye kuguha. Yesu ababajwe nuko abantu binangiye umutima. Abari kugira neza ntibabikoze, afite ubushobozi ntabyo bakoze, abari kugira amahirwe ntayo baguhaye, abari ntacyo bakumariye. Yesu ababajwe nuko abantu babiretse. Ngo Yesu arababara abona ukuntu binangiye imitima. Binangiye imitima ntibakugezeho. Abarozi barakomeje, bagambanyi barakomeza, indwara zirakomeza, ibyago birakomeza. Nukuri baraceceka kandi bamusanze mu rusengero. Ubabariye abandi bagombye gukirira. Imana itugirire neza, Imana igutabara, Imana ikurengere, Imana ikwambika imbaraga. Ngo bose binangira imitima, bose bihagararaho, bose bikora uko babishaka, bose bigenza uko babikeneye, bose bitwara uko kuntu. Ngo ariko Yesu biramubabaza kuko abantu binangiye umutima. Icyo waburiye ku bantu ku Mana kirahari. Icyo waburiye ku bavandimwe ku Mana kirahari. Icyo waburiye ku nshuti ku Mana kirahari. Icyo waburiye ku bagukunda ku Mana kirahari. Icyo waburiye ku mbaraga ku Mana kirahari. Icyo waburiye ku bantu ku Mana kirahari. Ngo barangije ngo Kristo ababazwa n'ukuntu binangiye umutima, batifuza ko umuntu akira ukuboko. Wanyunyutse ntacuruza, wanyunyutse ntiyabyara, wanyunyutse ntacyo yakora, wanyunyutse ntiyakwikarabya, wanyunyutse nta kindi yakora, ntiyabona akazi. Abana n'ubumuga, abana n'ibyo buteye ubwoba, uvuga ngo afite akabazo, arwaye ukuboko, ntigukora. Mu yandi magambo ntatera imbere. Aho mu rusengero bumva ntacyo bibabwiye. Abantu ntacyo bibabwiye kubayeho nabi, ntacyo bibabwiye kuburwaye, kubafashwe nako ntacyo bibabwiye. Hari n'ubwo ngo usengera ati nzabikora ntagusengere. Abo bose ntibabaye. Ariko tokora basita labasayi menifai amaraso do wini kori ya sita aya Yesu arikonde masa imaraso ya Yesu. Yesu yahageze nubwo batabishaka, ariko Yesu arabishaka. Nubwo batabyemera, ariko Yesu arabishaka. Ntibashaka kuzamuka, ariko Yesu arabishaka. Ntibashaka kubyara, ariko Yesu arabishaka. Ntibashaka kubona akazi, ariko Yesu arabishaka. Ntibashaka gutera intambwe, ariko Yesu arabishaka. Ntibashaka kubyara, Yesu arabishaka. Ntibashaka ko wiga, Yesu arabishaka. Ndakurahiza ukuri, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ababirwanije bose bagiye kubona Imana ikuza
ikuzamurira aho bashakurije, ikubakira aho banze, iguhe umugisha aho batawushakaga, iguhe amahoro utayabonaga. Kandi ndakubwiza ukuri, umwanzi we ntazaguca iryera, azakora ibyo akora byose. Ngo Yesu abararanganya mw'amaso, abararanganya mw'amaso, wini wanayi, abararanganya mw'amaso, witara abararanganya mw'amaso. Ndagira ngo abanzi bawe, abaduyi bawe, Imana ibararanganye mw'amaso, bavuga ngo ntibizemera. Imana ibararanganye mw'amaso, bavuga ngo si abantu. Imana ibararanganye mw'amaso, bavuze ngo nturiho. Imana ibararanganye mw'amaso, abakugambaniye. Imana ibararanganye mw'amaso, ngo araranganya mw'amaso, abona nta n'umwe umwitayeho. Abararanganya mw'amaso, araranganya amaso muri karitsiye abamo, araranganya amaso mu rugo utuyemo, araranganya amaso mu bavandimwe, araranganya amaso yitegereze, arebe mu bantu mukorana, arebe abantu muvugana, arebe abantu mugendana, arebe abantu mubana. Abararanganya mw'amaso, batifuza ko wakira ukuboko, batifuza ko utatera imbere, batifuza ko wazamuka, batifuza ko uzagira umugisha. Ngo Yesu abararanganya mw'amaso, araranganya mw'amaso muri abaturanyi, babandi bahiga. Ndashanga ubyariraho, ndashanga ukuriraho, ndashanga uzamukiraho. Umurozi akorwe n'isoni, uguhiga akorwe n'isoni, ukurwanya akorwe n'isoni. Uwavuze ngo ntibizemera byemera bireba, uwavuze ngo ntuzashyigirwa azitwaza indabo n'intwererano, uwavuze ngo urapfuye ahubwo azumirwe aje kureba ibirori byawe. Mu izina rya Yesu, ngabararanganya mw'amaso we, ngabona bose n'indyarya, ntibifuza ko hari uwazamuka. Ariko kino cyumweru cy'amasengesho, Imana ikubake, Imana iguhagarareho, Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana ikuzuze, Imana ikwambika imbaraga. Winjira hakwiriye, winjira imbaraga zotarabasi heriya kotamiria. Aravuga ngo nta kundi. Abararanganya mw'amaso, abararanganya mw'amaso nshuti, abareba, abararanganya mw'amaso. Kuraranganya nukuzenguruka reba. Abona bose ntawe umukunzi uhari, abona bose ntawemera ko yanyunyuka. Hari abantu badakunda ibyiza byawe, ngo ariko Yesu abonye ko bacecetse arangaramukiza. Guceceka kwabo ntacyo kuvuze, kutuza kwabo ntacyo kuvuze. Yagomba kunyunyuka ukuboko. Yaramusanze he? Ndagira ngo umusubize wadukurikiye. Yaramusanze he? Reka ngusubirize kuko utari mu nyumva none kano kanya mu rusengero. Abo yabwenga kire bagacecekana bari hehe? Mu rusengero. Abanzi bawe n'abamwirirwana mu rusengero. Aho Bibiliya yavuze ngo Dawidi wabyivugiye ngo si umwanzi wanjye wantutse mba naramwihisha, sinunyanga wanyirase hejuru mba narirukanse, ngahubwo ni wowe inshuti yanjye magara, twagendagendaga mu rusengero tunezerewe. Nyumvira iryo jambo ngo si umwanzi wamututse, ngahubwo inshuti yanjye magara, twabanaga mu rusengero tugenda, niyo bampagurukiye. Urumva ko umwanzi avuye mu rusengero, bari kumwe. Nta magambo agaragara muri Zaburi ngo si umwanzi wanjye wantutse, si n'uwanyangaga wanyirase hejuru, ngahubwo niwe inshuti yanjye magara, uwo dukundana, twagendanaga mu rusengero, twabanaga mu nzu y'Imana. Urumva? Si umwanzi we wamututse. Ni Zaburi 53:55 murongo wa 13 haravuze ngo si umwanzi wanjye wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru, ahubwo wumva ukuntu avuga amagambo aryoshye cyane. Si umwanzi wanjye wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanye, inshuti yanjye amagara, twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Nyumvira Dawidi arabivuze. Umva, si umwanzi wawe wari kubonye ko byitwaramo, ngahubwo n'uwo mwagendaga. Iyo aza kuba umudive basenga ku gatatu, gasenga dimanche. Iyo aza kuba umugaturika ntimuhuza misa. Iyo aza kuba umuporo ntimwari guhura. Ariko ni mwene so muririmba muri aho ngaho. Mwumva uyu muntu ntibatubwira niba ari umugore, ntibatubwira niba ari umugabo, ariko hari umuntu unyunyutse ukuboko kandi ntasiba amateraniro. Noneho Yesu aravuga ati ariko amategeko yemera ko tumukiza, bose baraceceka binangira umutima kandi bari mu rusengero, kandi turo yazanye ntibaryanze, akubura urusengero ntibamwirukanye,
ahubwo abangamirwa ngo Yesu ababazwa nuko nawe rarababaye harabatemera hayiwe imubabaro ugiye ugaragara aravuze ngo aragukije mu izina ryayo ndi kumva ijwi rimbwira ngo akira gukira akira gutabarwa amurambura ukuboko hari nk'ubuhanuzi butatu uwarambuye ukuboko uhinnye uwanyutse ukuboko ntacyo yakora muri make bwamwe ngo rambura ukuboko aravuze ngo nakore byemere ni ugucuruza bikemera kwiga bikemera kubya nicyo bita ngo arambura ukuboko kurarambuka Imana imuha umugisha nawe Imana iguhambura ukurambura ukuboko ubone ukore wakire ugende byose byemere kubera amaraso ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana amaraso y'imbaraga amaraso ashobora amaraso ahindura aravuga ngo arabareba bona nibabyitayeho ariko kutabyitaho kwabo ntibyabuje Yesu gukora kuba babyanga Yesu gukora Yesu aguha umugisha Yesu akurinde ugubwe neza twemeze y'amasengesho turi imbere y'Imana ntimucogore mwuzure gukora Imana mu izina rya Yesu amina Imana ibaha umugisha abaranganya mw'amaso ariko ntibyamuje gutaba gucicika kwabo ntibyakoraho umugambi w'Imana Imana ibaha umugisha mugubwe neza turabakunda yari tubajyana n'ubwuzu TV channel yanyu Imana ibaha umugisha ibyiza nk'ibintu ukabyicarane ujye hana abandi banezerwe Mana nyiri cyubahiro bwiza bw'Imana bukomeye imbaraga n'ubutware no kurengera imbaraga n'ubushobozi no gukora ibikomeye mu izina rya Yesu umuntu wanyutse ukuboko ko ni kurambuke ni yakire visa ni yakire ibyangombwa ni yakire inzandiko ni yakire impapuro ni yakire ubuzima ni yakire gutabarwa nubwo abantu bacecetse ni yakire gukira nubwo abantu bacecetse ni yakire business ye nubwo abantu bacecetse ni yakire ubukwe bwe nubwo abantu bacecetse ni yakire amahirwe ye nubwo abantu bacecetse ni yakire ubuzima bwe nubwo abantu bacecetse ni yakire imbaraga haleluya urakoze nyaguhora ku Mana mu izina rya Yesu urakoze amen murakoze Imana ibaha umugisha shalom shalom nakagaruka ahasigaye no gusenga hamagara biremera turi mu cyumweru twenda kuturi hafi dusenga kino cyumweru Imana mu izina rya Yesu murakoze amen shalom shalom